ngize Imana ndababonye murabagira neza, muzangire neza ndebe ko nabona akazi nabamo, naho mba ntago ndambya rwose kubeshya ni kubi. aho ubu hishyura gute muze? Ahubwo baransohora uyu munsi kuko nabuze ibiceri byabo nabemere ko nzabibaha kuri 15 none nkaba nayabuze. Kunyirukana ndabizi, ndemera ndare hanze cyangwa ntacyo nzaba nkibaye we n'Imana izamfasha. Nshobora kwibaza tugeze ni kwa muzehe aho baturangiye hari umusaza umeze nabi, turaza kugerageza kumusanga ahantu ari. Batubwiye ko aryamye ahantu, ariko reka tugerageze uburyo twamusangayo tureba naho yaba ari atuye. Iro mzee nkiriwe namahoro twari tubasuye bari bagiye kutunyuza hariya, ariko hari umwana utuyoboye atubwira ko mubaha ngaha inyuma. Reka tuganire nta kibazo, tubasureho tunaganire. Bari batubwiye ko murwaye. Sawa sawa murakoze namwe. Reka mbanje kubasuhuza rero bakunzi ba Beriki TV, reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo, suhuze diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse suhuze n'abanyarwanda muri rusange, kandi nkomeza kubashimira ubwitange mukomeje kugirira abatishoboye cyangwa se abasaza bashaje bageze mu zabukuru badafite ababarengera. Hano twatembereye imisozi, twakoranye urugendo tujya gusura uyu musaza kugira ngo tuganire nawe ku bijyanye n'ubuzima bwe, bamwe bagira neza bakomeze kuba bamugirira neza. Twamusuye ahantu atuye, ubonye aho atuye nawe agahinda kakwica, amarira agashoka. Kuba umusaza ageze hano ntago abasha guhaguruka, agenda yunamye, mbese abona ibiri hasi naho ibiri hejuru byo ntago ajya abibona. Twamusuye tuganira nawe, ni umusaza utebya, ubona ko ababaye ariko ku mutima ubona ko yishimye. Ese niba hari icyo ufite nk'umunyarwanda ntago wagira icyo umumarira nk'umubyeyi? Ese ari wowe ubayeho ubu buzima wabigenza gute? Ariko we yarihanganye akomeza gusenga Imana. Reka tumuhe ikaze kuri Beriki TV adusobanurire ndetse tunaganire nawe kuri bimwe mu buzima bwe. Reka tuguhe ikaze muze. Mwiriwe? Mwiriwe neza baba. Urakomeye? Nta mikomerere. Mbonye buje numva nishimye. Numva nezerewe kabisa. Mwavuze ko murabagira neza, murebe umuntu ubabaye. None ndababonye. Mwagira icyo mwamarira mwakimarira, meze nabi cyane. Basanze ndyamye hano. Natwasanze uryamye. Ndyamye hano, baraza baransuhuza, numva ndishimye, bavuga ko arabagira neza. Impuhwe bangiriye nuko bambwiye ko bazangira akamaro, nanjye ako kamaro nkaba nkishimiye ko nzakabona. Hanyuma muze, ko twasanze aha hantu utuye ni ahantu hameze nko mu rutoki, akazu nako ni ntako, ni gatoya, urebye neza nanone urebye nta buzima usa nkaho ubayemo, nta kintu kiri mu nzu, nta safuriya ugira mu nzu. Muzehe, ubuzima bwawe buhagaze gute? Ukuntu umeze mwahabonye. Aho hantu rero ni muri Kashamburete. Njyanyemo n'utwuzukuru bantanye mu nzu. Bagutanye abuzukuru mu nzu? Abuzukuru babiri babagutanye mu nzu. Ni abahungu banjye bashatse abagore babura icyo babaha, bakajugunya abana bakigendera. Kandi nawe ntacyo ufite udashoboye? Ntacyo mfite mbaha. Mbese mfite umukecuru nawe yirukanze akabona yabagarira umuntu wenda nk'udushyimbo cyangwa iki, azana udufaranga dukeya tukaturarira. Ntagira Imana undi akama nka 500, undi akama 200, nkabona ndiye nk'utujumba nkabaho nkaramuka.
none ubu ukuntu meze izi Imana ndababonye murabagira neza, muzangire neza ndebe ko nabona akazi nabamo, naho mba ntabwo ndambya rwose kubeshya ni kubi. aho ubu hishyura gute muzehe? Ahubwo baransohora uyu munsi kuko nabuze ibiceri byabo nabemereye ko nzabibaha kuri 15 none nkaba nayabuze. Kunyirukana ndabizi, ndemera ndare hanze cyangwa ntacyo nzaba nkibaye, we n'Imana izamfasha. Nshobora kwibaza abo bahungu bawe muhorana bagutanya abana nawe babona nta kuri koko muzehe, n'abanywi ko no kugenda mabonye byanga, abantu wenda baraza kubibona uburyo ugendamo, nta muntu waguha n'akazi ngo urakora ikiraka. Abo buzukuru biga gute cyangwa babaho gute? Bagenda bakinywera inzoga aba bana ntibabitayeho, ninjye ubareba, iyo mbonye utwo tuboga turadusangira, twamara kudusangira bugacya nkongera umukecuru wenda yabona wajya guterera ikiraka mukubura cyangwa yagira gute akamuha nk'icyo nawe twararira, ni uko mbayeho. Hanyuma muzehe, iyi nzu ko nabonye nta nzu irimo, urebye nta nzu ntayo, n'agashamburete ntayo rwose, inzu ubona idahomye, kuryamana n'abazukuru, urugi narwo nta rugi ruriho, nkingisha umuhini w'intuza, mbona igiti nkashyiraho ntago nkinga, ntago ukinga akada. Buriya iyi nzu ntago ujya ukinga, ni ugushyiraho ibati gusa ukegekaho. Urugi ruriho ntago nta masiriho, nta kinga nijoro se, nta ngufuri nagira ngo nashyiramo n'imbere, nta kigenda rwose ubu ngubu. Muzehe, ubu kuba ugenda kuriya uva hano mu rugo ryari ko dusanze uryamye, hari ubwo nagiraga amahirwe umuntu yampa nk'amafaranga 200 cyangwa 300, hari utuntu najya nkora ibiceri 300 najyaga ndogagira nkajya mu Gakinjiro, nkazana utugozi nkabaga kapu nkagaha umuntu akampa 500, nkavuga ngo nkararya kabiri. Ni ukurya iki? Ni ukurya inyanya. Ibiceri 300 500 gusa yampaye muri ako gakapu naboshye, nabonye udukoresho, nitwo mpfa kuvuga ngo babone inusu y'ubugari, bagashaka utwo tuboga tugapfa kurya. Hanyuma rero muzehe, ubu ko bagiye kugusohora mu nzu, n'abuzukuru abantu bagutanye mu nzu, nta bushobozi ufite, biragenda gute noneho ubu ngubu? Uraza kwiranja gute? Hariya mfite ikirago, ngomba kugishyira hanze tukaryama, abagira neza bakaza benda bakanagaho icyo niyorose. Ntese nabigenza gute? Ukaryama hanze n'abuzukuru bawe? Ntese nabirukana nabashyira hehe? Bivuze ngo nk'Abanyarwanda mwari ukuntu umuntu akora inkuru, nanjye ubwanjye ndi gukora inkuru mba numva byandenze. Murebye ahantu uyu musaza aba, wenda muraza kuhabona, biteye agahinda. Bahageze bahita bamenya iki niyorose. Hanyuma muzehe, ubuzima noneho ubayemo, kurya urya gute noneho, cyangwa nabwo hari igihe utabona icyo kurya? Hari abagira neza rimwe na rimwe bavuga bati natambuka nyine baje nko kundeba, bakampa nka 500 300, nkaba ndaramutse, nta kundi nabigenza. Abuzukuru bakiga gute muzehe? Kubona abana batoya biga, barabiga rero, umwe afite umutangira amafaranga, uwo nguwo umutangira amafaranga ntabwo muzi, ntabwo araza no kumbaza ati uwo mwana yiga gute. Umwana akamva kwiga akambwira ati hari umuntu wanguriye udukweto natwambaye, akampa mbese yavuze akamubwira ati umera ute mu rugo, ati nigera mu rugo ntago naburara, ati hari umukecuru wanjye nawe agomba kumpa akantu amazi naza tukarya, ukabona ubugari tukarya, nta kibazo tubona tugira cyane, ariko turazifite kuko ni ukubyuka wiruka gutyo rimwe n'imwe tukaburara. Mukabura n'abana n'abuzukuru bakaburara? Sese nabigenza gute? Najya kwiba se nta n'intege mfite ngo njye kwiba ibitoki byo mu gishanga, njye ntabwo nabishobora. Ntabwo iyo uri kumwe n'abuzukuru bawe bakunda kukuganiriza gute, cyangwa iyo baburaye
kenshi amagambo bakunda kukubwira nka sekuru wabo, ni iki mukunda kuganiraho n'abuzukuru bawe? abuzukuru banjye ndababwira rero baye bavuye kubunguka nyine bashaka nabahuna ni uguhunahuna mbese uko imbwa igenda ihuna n'ishaka ikirya. Iyo bagize Imana akagira umubu ikintu agashyira mu gifu cye bikeya arahita aza tukaganira. Naba nabonye udufaranga nkagura agasukari tukanywa ka cyayi tukakararira da bakaramuka nta kibazo numva amafite kuko mvuga nti ntibapfuye. Ese muze hano hantu utuye kandi ahubwo utuye kari nabonye ari habi ukaba utabasha kugenda, nta nubwo ujya ushobora kuva hano ngo ugere ku muhanda, nta nkweto ufite zo kwambara. mfite kama mbiri ariko zarashaje muze. Nashyizemo imikwege imbere ku mano. Washyizemo imikwege y'iki se kandi muze? Kugira ngo amano atavamo. None nkagenda nkagerayo, ariko ku mano ntaho nkunda kujyayo. Iyo mbonye uduceri uwo mwana akagenda akazana nk'utwo tumutumye amakara uzi ko ahenda. Iyo mbonye udukara n'udukwi mbese bakadushaka tugapfa gushyira mu mbabura tukapfa ubwo bugari bukaboneka. Abana imyenda yo kwambara y'abuzukuru bawe, imyenda yo kwambara Imana igira amaboko. Hari abavandimwe bavuga bakabona umwana yambaye ubusa kamuna y'ishuri, nabwo hari umuntu uza akavuga ati uyu mwana aziga gute, bakampa nk'udufaranga nkamugura utwo twenda akajya kwiga. Nabwo tukaturaza mu mazi mu gitondo akajya kwiga tumeze neza nta kibazo. Isabune rimwe rimwe sinyibura, ndagenda nkatera inomero nkabona bambaye agasabune bagakaraba. Barakaraba da. Isabune so yibona ryari muze ko njya gusa muri butike mbatera inomero, navuga nzajyana agakapejo kare naboshye ninkagurisha 500 ndaguramo utwo twose babona agasabune. Kugira ngo uwo muntu aguhe inzu anayigusohoremo byari byagenze gute? Ese kuki yafashe umwanzuro wo kugusohora mu nzu abona ko ushaje, abona nta mafaranga koko wabonye wo kuyishyura, nta bushobozi, akaba agiye kugusohorera ijoro? Ari niyo mpamvu twaje hano rwose. Abantu batubwiye ni harayepfo hari umusaza ubabaje, bagiye n'ubu kumusohora mu nzu kandi natwe ntacyo dufite twakora uretse kuba baraza kurara hanze n'abuzukuru be. Muze iyo agiye kugusohora mu nzu byagenze gute uwo mubyeyi nawe ko ejo ari we, uyu munsi ni wowe, ejo ni wo, ubuzima burya buraduhinduka. Uriya rero ni umunywi, aza yasinze akagira ngo ngira amafaranga, akagira ngo kuko abona njya mu nzu nkaryama akagira ngo nanariye, ntacyo namusaba ngo namuhe icyo kurya. Oya, ndamwihorera nkajya mu nzu nkaryama, nagira amahirwe. Hari abantu bagira neza, umuntu akaza akavuga ati fata 500, fata akagahumbi, nkumva ndi nk'umuzungu. Ukumva ko baguhaye ibiceri 500 ubaye umuzungu. Nabo umuzungu simbonye amakara n'agasukari, tukanywa icyayi tukaryama da. N'ababana nta nduru batera, barabunga bakaza saa moya, aho babunga wenda ntarobo basanga abandi bana barya, wenda nabo bagakoramo bakaza bameze neza da. Nta neza ariko umwana se yaba utamugaburira ukavuga ngo ameze neza. Nuko nimereye. Nuko wimereye. Muze abasaza bageze nko mu zabukuru nkamwe mukeneye kubaho neza no kurya. Reka kera n'umuntu uzi gushaka amafaranga, nuko nta ntege mfite. Ubu mfite imyaka 76. Nta rutege, nta mugongo, ntaki. Ni ukwirwa nicaye gutyo nagira Imana nkabona icyo ntapfuna. Nshigaje hari gupfa vuba anga. Oya ntaho uzajya muze. Mbonye icyo ndya ntacyo naba. Ubonye icyo kurya ntacyo waba. Naba nkomeye rwose. Waba ukomeye. Ni ukuri harabagira neza buriya natwe. Barahari. Umuntu wambaye amafaranga 100 ngahe iyo ari 600. Narishimye. Hari n'abagira neza bakanyoreza n'agasabune ngo ninjye nkaraba. Nakaraba ubutwenda twanye nkadufura. Uradushobora se muze cyangwa babuzukuru baragerageza? Mfite ukuntu dufuranice hariya hari ubona kuri kiriya giti. Ndadufura bazana ibase nkadufura. Nkakira hari urupangu rwabo nkanikaho twakuma nkatujyana mu nzu
ejo nahaguruka nkagenda nambaye bakavuga ngo uriya muntu ngo afite amafaranga kandi ntayo. ko babonye ko wambaye akenda gafuze. Muzise nta bavandimwe ugira wenda ngo bajye bagerageza kugusura banagufashe kuri abo buzukuru? Abamfashaga rero nabo twabanye nimwe bangiriye nabi cyane, banteza ibintu nk'iby'ibirozi mbese. Byagenze gute rero muzehe? Tuganirire kuri iyo nkuru nayo. Iyo nkuru nabaga twarahunze mu ntambara. Ngarutse rero nsanga data yarapfuye na mama yarapfuye, uwo tuvi nimwe aranshuka anjyana mu Mutara kugira ngo abone uko ndogesha agurisha imirima n'inka, arabigurisha kubera uburozi yampaye. Sinavuga ngo wese za nka zagiye imirima yagiye aririra, nsigaye nangaye ubu ngubu. Aririra kandi ari umuvandimwe wawe? N'uwo tuvi nimwe bucura. Arya amafaranga yose ntiyagira n'ikintu aguha. Azi ubuzima bubi wari ubaye. Amerewe neza. Amerewe neza kuko yari ibyo bintu byawe. Afite n'izo nka kuburozi yampaye. Se mumwe buteretse mu Bugesera mu gasekuru, ngo nimwe buteretse ndasekuragamo ngo tungurusumu no gasenda. Ubwo nari meze neza icyo gihe. Nanjye nkarya urusenda nkarya icyo nshaka. Ni yantegeye yawe. Ambani nangajyana mu Mutara ngo agiye kunkiza, naho no kugira ngo anyicishe. Ndongera ndagaruka rero nibwo nje kwanama hano rero. Yabawe. Ubu sinagerayo. Yankubitisha hari n'inkuba. Nuko gusa ubwo burozi banciye 300 muvana nanjye mere nk'abandi. Ndayabura. Buteretse ku mazi yo mu Bugesera. Barya kuri ya mazi yabo. Bivuze ngo yarakuroze, yari umuvandimwe wawe? Ni bucura tuvindi. Arya imitungo wari ufite kandi nta nubwo agufasha no kuri abo bana we nangagira icyo kumarira. Ngiki amubonye yanamuhitana. Ko bavandimwe bobo. Muzehe abavandimwe bobo koko babaye bati? Nta kigenda. Babona bimireye neza batura reka tumwica aveho. Sigaye tumireye neza turya. Ubona ubuzima bwawe kugira ngo buhinduke ubeho neza, wumva ukomeye ari nk'iki we wumva umuntu yakorera n'abo bana? Nk'ubu urabona ko bagiye kugusohora mu nzu, ni cyo kintu ushobora gusaba? Hari nk'urubyiruko rushobora gukorakoranya rukagufasha, hari ababyeyi bari hano hanze bagifite impuhwe, mbese wowe urumva ari iki? Bagira neza babaho uretse ko ntababona kubera ko ntagenda. Nk'ubu nagiye kwa muganga bancisha mu cyuma, muri intege zo gusubira kugira ngo njye se hashika bandebe indwara ndwaye. Nta nubwo ndanayimenya ngewe ubu, nimba n'amafaranga nzadogagira njye bandebe indwara ndwaye bakayimbwira simbizi. Ntabwo ndabona amafaranga yo kujyayo. Niki wakumva umuntu ashobora kuba yagufasha mu buzima kugira ngo umuntu amfashe rero kirakabonye aho njya ndyama ubuzima bwagaruka. Nubwo wabona aho uryama amezi 3 wenda ubundi mu ndimi nawe yaza akakufasha. Umuntu asanze aho ndyamye ntago yabura icyamba nararira no kurya. Urabona ahantu ugeze muzehe naho kushaka icyo kurya nkabona icyayi gishyushya mu nda. Ego niyo utabona icyayi ukanywa amazi ariko wariye. Ubundi kuva kera twanywaga icyayi, kuva navuka nanywe icyayi ngeze i Kigali, ariko iyo mbonye amazi nariye nta kibazo. Muze y'abana baburaye mwicaranye mu nzu, uba wumva umerewe ute muri wowe mu mutima wawe? Kuba abantu abahungu baragutabanya abana nta n'ikintu bakumariye, nta n'ikintu baguha, wenda abo bahungu bagutanya abana ukaba uri kumwe n'abuzukuru babiri mu nzu, nayo twabonye atari inzu. Ntago ari inzu, ntago ndambya amaguru nyamanikara ku kibambasi. Iyo uryamye buriya n'abuzukuru n'uriya mukecuru bigenda gute? Turyama twese turi batatu. Ngo nanjye harakarido nashyize aho ndambarara kugira ngo abana batareba ukuntu ndyamana n'umukecuru. Mba ndyamye. Bivuze ngo iriya nzu twabonye harimo akarido mo hagati. Nashyizemo akarito kanini kugira ngo abana baryame hano. Ni nk'icyuma mbese ni urugero. Ni icyumba ariko ntikabona, ntabwo ari kaniro, akantu katareba mu cyumba. Nkaryama kugira ngo abana batabona uko nivana abakuru buryo. Bivuze ngo abuzukuru namwe muryama mu cyumba kimwe ariko hagati harimo igitambaro kibatandukanye.
harimo agatambaro kamarika hejuru kagera hasi ku buriri. Ubwo rero bakabona aryamye gutyo ntibamenye uko ndyamye, naranutswe nambaye ubusa ntabwo babizi, ntabwo baba bandeba. Kari akazu nari ndimo rero barimo kunyirukanamo karimo itara, njya kwinjiramo ukarizima ngo navanamo ipantaro bandeba. ayowe uri kumva ubonye inzu y'icyumba kimwe na saro, hari uko waruhukaho ukajya ujya mu cyumba n'umukecuru n'abana bagasigara muri saro bakaryamaho, hari wenda nubwo wabona 2 na saro. Naba ndi umuzungu nkabona wishyira twazisahane, ubu nawe ndi umuzungu da, waba umeze neza mfite akuma na saro, naba narakize. Ufite icyumba na saro waba warakize. Ubwo urumva utwumba 2 na saro, urumva ka kuma nkashyiramo twadusahane n'isafuriya, babana nkabashyiramo. Kandi ubwo nanjye abantu baza kunsura bakabona nicaye mu nzu y'abakire, mba n'umuzungu. uze umuntu yakubonye abona wishimye kandi bagira ngo mfite za miliyoni, ariko burya umuntu yishima kuko ariho akubona, kuko hari ababa bafite ubwo butunzi ariko batishimye. Hari abagira neza babo twabanye kera, mbonye nk'ahantu uwaza kunsura ntiyambura 500 nsigira, kandi nkaba ndi umukire nuko ibiryo byahenze. Ariko iyo uri ubugari ukabona n'utwo tujumba cyangwa utwo twumbati uba uri umuzungu. Yego. Bakavuga n'umukire kabisa. Uze reka tugushimire, kandi ntekereza ko tuzagaruka tukugaruriye inkuru nziza. Buriya hari abagira neza bajya bakunda gufasha abantu batishoboye, ariyo mpamvu twahisemo kujya dutembera kugira ngo dushake ababaye, kuko hari abandi bantu bafite ubushobozi bwo gufasha abababaye. Muzamukoze rwose mwaba. Kandi ntekereza ko hari abagira neza, nyaboneka mwabagira neza mwe, Imana igikomeza kubavugiramo, Imana igikomeza kubatiza ubushobozi kugira ngo mubashe gufasha abatishoboye. Kandi inkunga yanyu n'ukuri iba ari icyitegererezo, kandi ibyo mukora ntimubikorere uyu, ahubwo mubikorera Imana. Kandi ntekereza ko umusaza ugeze aha guhaguruka muraza kubibona uburyo agendamo. Urabona ahantu aba, muraza kubona ahantu aba. Turi bubashe kwinjira mu nzu ye imbere ngo twerekane, kuko ntago ari byo. Harimo umukecuru urimo urwariyemo, ntago ari ngombwa ngo tumwerekane, ntago ari byiza. Muraza kubona ahantu ari, biteye agahinda natwe tukihagera. Ariko nyaboneka ufite icyo afite nahe mugenzi we kugira ngo nawe aramuke. Mwamunkoreye rwose mwababyeyi mwe namwe, mumpaye ubwo butumwa bugezeyo nakwishima cyane, bakaza kureba ukuntu urupfu mpfuye. Hoya muze ntacyo uzaba. Hari abantu bagifite umutima wo gufasha, hari n'abandi bagifite imitima yabo itarabohoka, ariko ntekereza ko Imana hari abantu yagiriye neza. Sinabura imyaka 10 namara kandi ntabwo wayibura. Naba ndi umukire maze imyaka 10. Ubwo rero muzehe ntekereza ko Imana nayo iri kubibona kandi iri kubyumva. Rega ntubona uriya mukecuru muje kundeba avuga ati ngiye gusenga. Ni umukristo cyane kandi ararwaye ariko yarasindagira akajyayo. Mugeze hano mubona aragiye ati ngiye gusenga, shimira Imana ibyo dukorera, nta kibazo rwose afite nawe. Muze reka ngushimire, kandi Uwiteka akomeze kugushoboza. Tuzagaruka ahangaha Uwiteka kiri kumwe nawe, tuzagaruka kugusura kandi uzishima. Muzamukoze rwose nukuri pe, uzishima. kandi uwo muntu wagukangishije kugusohora mu nzu, hari abandi bantu hano hanze bafite umutima wo ko bashobora kugutuza. Ubwo ansohora nindyama hanze 2, hari umwe icyumba ndyamyemo, hari uguha icyumweru ukaba uryamye, hari uguha ukwezi. Ntekereza ko umuntu nkuriye nabona uryamye hanze nawe afite umuryango, ibyakubaho nawe byamubaho. Ahubwo bura nta azigi igihe Imana niyo nkuru. Imana niyo nkuru. Azamenya igihe azamera atewe. Abana ruganduje kumera gutya nkanjye. Ariko ushaje neza, usazanye n'abantu neza cyane. Buriya ntekereza yuko Imana byose irabibona kandi irabikurikira. Hari kabisa. Icyo nyikundira ni kimwe. Ari gwitubona burara. No kuburara. Rero mugabo ejo bundi we wigeze kunyuraho
wigeze kongeraho yagire neza cyane naranishimye nshaka kuririmba ndaririmba iby'Imana ko Imana igira amaboko. Oya nuko uriya mugore umuntu yadukoreye ejo yarishimire kuko ibyo yakoze yatugiriye neza cyane. uwo mukecuru abyuka afera mu myenda ya kakuzukuru ke azajyana ku ishuri kuko nta mwanya abona amaze kugafora nibwo nawe yafashe utwo yari afite ubu yagiye gusenga. ni ukuri kw'Imana. Reka dushimire rero abantu mukurikirana Beriki TV, mudahwema nyaboneka no kugomeza gufasha abantu batishoboye. Nyabona hari aho uri, ushobora kuba urariye jya ubishimira Imana, ushobora kuba umeze neza wambara neza ufite inkweto jya ushimira Imana. Hari abandi bantu bafite agahinda ndetse n'ubukene badafite naho kuba, hari mwe murara heza mujye muvuga ati Imana dufashe uduhe ubundi bushobozi natwe dufagira abo dufasha. Buriya niba Imana yaraguhaye ufite ibihumbi 10 ubona ugiye kurya undi akaburara, gira icyo ukora ubashe gufasha mugenzi wawe, nyamara Imana izakongerera kuko ibona ko n'ibyo yaguhaye utabibonye wenyine. Reka mbashimire rero njyewe mwabanaga mu kiganiro cyangwa se twakoranaga iyi nkuru. Nitwa Stone w'Abanyarwanda, inshuti y'abantu ndetse inshuti y'Imana. Reka rero nanjye mbabwire ngo tuzagaruke hano tuzaniye inkuru nziza uyu musaza ndetse yishime, tunashimira bamwe bakomeje gufasha abantu. Nawe niba hari icyo ufite ha mugenzi wawe, niba hari icyo ufite uyu mubyeyi, dore murabona nyaboneka aho turi nuko isi imeze, hari byinshi yayikoreye kugira ngo agere hano. Ntabwo kuzuza imyaka 70 biba byoroshye uri muri ubu buzima, ariko ndabashimira cyane ko byose biri buze kugenda neza. Reka mbabwire ngo muhorane amahoro y'Imana. Murakoze.